Mureke tubasuhuze tubabwire ngo amahoro Imana itanga abagereho buri wese ibyo arimo aho ari. Turavuze ngo bibahire. Iyo tuvuze ngo bibahire tuba tuvuze ngo buri wese cyarimo gukora gicemo kubera Imana, kandi byose tubifashwamo no gusenga. Ujye ubisengera, ibi ngibi narabibabwiye. Hanyuma nge ndi Kenny Uwizeye, dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye ariko cyane twibanda ku iyobokamana. Uyu munsi turaza kubaganiriza ku makuru y'ubukungu. Rimwe na rimwe tubagezaho ibindi biganiro ariko byabafasha. Umuntu wamayininze icyo bita Pi Network, aya makuru ntagucike. Ni amakuru meza, ni amakuru yagufasha kumenya amakuru y'umushinga cyangwa aho washyize imbaraga. Hari abantu ba mayininga babishyizemo imbaraga, hari n'abandi batabishyiramo imbaraga ariko bikaba. Munyemerere rero tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana niyo siroga yacu. Abakunzi b'Isengesho TV aho muherereye hose, ndagira ngo Imana igihe iba iya mbere mu buzima bwawe. Hanyuma rero mwigire hino mwese tunabaramutse. Hari abajya batukurikira bari muri Amerika, hari abadukurikira bari muri Australia, hari abadukurikira bari mu bice bitandukanye bya Afrika. Turavuze ngo mwese niba waramayininze icyo bita Pi Network, ni coin irimo kuvugisha abantu. Iyi coin irimo kuraninga mu buryo bukomeye, nuko navuga. Ariko ntacyo dukora tutasenze. Mureke tubanze dusenge ubundi tuze tubagezeho ayo makuru meza y'ubukungu. Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'icyubahiro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Icyubahiro cyawe cyuzuye ahantu hose. Turakwinginze ngo ufashe buri muntu wese udukurikiranye. Turananiza imbaraga z'umwijima, turananiza imbaraga z'abadayimoni, turananiza imbaraga z'abarozi, turananiza imbaraga z'abakonikoni katika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana hereza abantu umugisha, haleluya, kandi ubane nabo. Ikiganiro tugiye kubaha kibagirire umumaro kandi imbaraga zawe nyinshi zibane nabo. Urakoze, turagushimiye. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Nawe wavuga ngo amen. Impamvu tubagezaho amakuru y'ubukungu nuko mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kubaho mu by'ukuri duhesha Imana icyubahiro. Uyu munsi twahisemo Pi Network, coin ya Pi Network. Hanyuma rero Bibiliya iravuga ngo umuntu muzima, haleluya, roho nzima itura mu muntu muzima. Ibyo bivuze iki rero? Biravuze ngo ibyo tugiye kubaganiriza, ibyo tugiye kubabwira ntago tuba twatandukiriye, ahubwo tuba tubabwira iby'ukuri. Iyi coin ya Pi Network abantu benshi batangiye kuyimayininga mu mwaka wa mu Rwanda. Ni projet nini. Iyi ni projet nini irimo abagabo b'abaherwe ba Nicolas. Ni projet ifite ibice bigiye bitandukanye. Hari igice cyagenewe Afrika, hari igice cyagenewe Afrika, hari igice cyagenewe ibihugu, hari igice cyagenewe abantu bagiye batandukanye mu mpande zigiye zitandukanye. Hanyuma iyi coin rero igenda izamuka. Rero ubwo mugomba kumenya ayo makuru nkuko twari turimo tubabwira. Rero uyu mushinga wa Pi Network ni umushinga mugari kandi ni umushinga munini watangijwe n'abagabo b'abahanga. Murabizi ko mu by'ukuri isi ahantu irimo kugana ahantu amafaranga agiye kuzacika mu ntoki, Mu kiganiro mperuka, ntabwo naheruka kubagezaho aya makuru ya Pi Network, ariko mu kiganiro mperuka nari nababwiye ibigendanye n'itariki 28 z'ukwezi kwashize. Bahise ngo ni Pi Celebration 2 days. Pi Celebration 2 days ni ukuvuga hari amakuru yagombaga gutangwa ku bigendanye na Pi Network. Rero umusaruro wavuye muri ayo makuru utandukanye mu by'ukuri n'uw'abantu bari biteze, ariko none
n'umushinga ni amakuru meza yavuyemo abatarashoboye kuyamenya, kuko icyemejwe n'icyafatiwe muri iyo celebration 2 days kwari ukugira ngo barebe ni gute abantu batangira gukoresha payi zabo bagura ibintu bigiye bitandukanye, ni gute bakoresha payi zabo babona amafaranga ari kashi, kuko hari n'ababa bakeneye amafaranga ari kashi bitewe n'impamvu. Ibyo bintu rero nibyo bari barimo kureba mu nama na celebration byabaye, kugira ngo bamenye mu by'ukuri uyu mushinga uratangira kuraninga, uratangira gukora ryari. Muri uyu mushinga rero hari ibindi bintu bongeye muri projet. Urabizi iyi projet ya Pi Network ni projet irimo ibihugu bitandukanye, ni projet irimo abakire bakomeye ku rwego rw'isi, ni projet irimo abantu batandukanye. Mbibutse ko abantu bashoboye kumayininga iyi Pi Network bigitangira byari byoroshye kuko waramayiningaga mu by'ukuri ukabona coin ukazibona mu buryo bworoshye, ariko abantu benshi barimo kumayininga ubu ngubu bakabona Pi bakabona coin mu buryo bugoye. Hanyuma rero wowe uzifite, ndagira ngo icyambere uziryameho uzibike. Umushinga ugiye mu by'ukuri gushyirwa mu bikorwa mu minsi ya vuba cyane, ku buryo mu kwezi nk'ukwa 9 ndagira ngo mbashishikarize ku kwezi kwa 9 abantu bamayininze Pi Network hari amakuru menshi muzabona, hari amakuru menshi muzakira, hari impinduka nyinshi zishobora kubaho ushingiye ku nama z'ibihugu n'abantu bakomeye bagenda bagira, kuko hari promotion zigiye zitandukanye zigenda zitangwa n'abayobozi barimo Nicolas, n'amanama arimo kugenda akorana n'abantu. Rero hari abantu benshi, impamvu nabategura ikiganiro barimo kuregreta bavuga ngo ibintu bya Pi Network byo kumayininga aya macoins mu by'ukuri ngo ntago ari byo, ariko mbibutse ko iyi coin nimwe muri coin izakomera cyane ikagera ku rwego rukomeye, kandi cyiza nta kiguzi irimo gusaba, nta kiguzi isaba. Ndabizi abamayininze mwese nta kiguzi kindi byigeze bitwara. Ni nayo mpamvu kimwe mu byo Nicolas yaravuze ngo uyu mushinga ni umushinga wizewe kandi uzagirira abantu batandukanye akamaro, ariko ntabwo hakenewe pressure y'abantu. Kubera iki? Kuko nta kiguzi byigeze bisaba mu by'ukuri kugira ngo umuntu amayininge Pi Network. Iyo byarasabye ikiguzi abantu bakabaye baregreta, ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo kublaminga abantu, kuko ibintu nta kiguzi kidasanzwe byigeze bisaba. Rero ubu ngubu nanje kubabwira ahantu bigeze. Ngewe nigeze kubabwira ibintu bya Bitcoin zibikiza. Bitcoin ngewe nayimenye mu by'ukuri, menya Bitcoin yari iri ku mafaranga makeya, ariko nanga kuyatanga kuko numvaga mu by'ukuri ari ibintu bya scam. Abantu benshi bavuga ngo ni scam, ngo ibintu bya Pi Network ngo ni scam, ngo ese ngo Pi Network izatangira kuraninga ryari Pi Network, ariko abantu ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Mu by'ukuri Pi Network nababwira ko ari umushinga mugari kandi uzafasha abantu batuye isi. Ubu ngubu hari abantu benshi bashobora kumara umwaka cyangwa igihe runaka adafite n'amafaranga ari kashi mu ntoki zabo, ahubwo akoresha Pi Network. Rero abantu bamayininze ndagira ngo coin zizanyu muzigumane. Ndibuka ibyo bita Bitcoin ikiza nibyo nababwiraga, yari iri ku bihumbi 10 na bingahe by'idolari. Ubu Bitcoin imwe ishobora kugura ibihumbi birenga 300 by'idolari, 300 no kurenga imwe. Kandi icyo gihe abantu bashoboye kuyimayininga, kuyigura no kuyibona mu by'ukuri byabasabye amafaranga makeya. Bitcoin rero ni faranga rikoreshwa muri Amerika, ariko rikora no ku isi yose, ariko rifite umumaro munini cyane. Abantu bamayininze Pi Network rero reka mbabwire coins zanyu muzibike neza, kode zanyu muzibike neza. Nicolas yavuze ko mu kwezi kwa 9 mu by'ukuri aribwo bazagira amakuru amwe namwe batangaza kuri ibyo. Ubundi coins abantu benshi barazikoresha, ku bashobora kuba basobanukiwe, ariko hari abantu benshi batazizi. Rero abakunzi bacu musanzwe mukurikirana muri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye, mwari mumaze iminsi mubaza ngo mukeneye amakuru y'izo coins nuko bimeze, nuko nguko bimeze. Wowe izawe zibike neza cyane ko mu by'ukuri mu minsi ishize hari abantu bamwe bahawe amahirwe
yo kugira ngo bazigurishe, bagurishaho nkeya, ariko uyigurisha ubu ngubu ayigurisha ku mafaranga makeya. Biri kuri ngira ngo ni bice 65 niho igeze, ariko urumva mu minsi iri imbere imwe coin izaba iri barateganya ko ishobora kuhaguruka iri ku bihumbi 314 by'amadolari ndetse n'ibice 159. Nuko nguko biteganwa, kuko urabizi Bitcoin yo iri ku